Ese wari uzi ko iyo muganga avuze ko amaso yafunze burundu hari ikindi gice cya nyuma kiba kigifunguye? Siyansi ivuga ko umutima uhagarara, ariko Bibiliya ikatubwira ko urugendo ruba rugitangiye. Mu minota 5 gusa urasobanukirwa icyo umuntu aboneye amaraso adasubira mu bwonko, naho umwuka wo bugana uwo mwanya. Komeza ubane natwe kuri Gukiza TV, kuko ibyo ugiye kumva bishobora guhindura uko ubona urupfu n'ubuzima. Nkwibutsa gukora subscribe niba utarayikora. Ndi Harindintwari Charles, mbahaye ikaze. Tekereza ugiye mu rugendo utigeze utegura kandi ukanze ku rugi utazi ibiri inyuma yarwo. Iminota 5 ya mbere nyuma yo guhagarara k'umutima niyo minota y'ingenzi cyane mu mateka yawe yose. Muri iki kiganiro tugiye kureba ibimenyetso bya nyuma by'umubiri n'intangiriro y'ubuzima bw'umwuka. Ese Lazaro n'umukire babonye iki muri ayo masegonda ya mbere? Shaka aho wicara utuje. Tugiye kwinjira mu ibanga ry'isi y'umwuka. Siyansi ivuga ko ubwonko butanga urumuri rwa nyuma, ariko Bibiliya ivuga ko umwuka usubira ku Mana. Ni iki kiba muri uwo mwanya uhuriweho na siyansi n'ijambo ry'Imana? Muri iyi video tugiye gusesengura ya minota 5 ya mbere umubiri uba umaze gukonja, ariko umwuka ukiyumva. Niba ushaka kumenya ukuri kudapfa, kora subscribe tugende. Ese wari uzi ko iyo umutima w'umuntu uhagaze biba bitararangira burundu? Siyansi yagaragaje ko nubwo umutima uba utagipompa amaraso, ubwonko bwo bukomeza kugira utunyangingo tumwe na tumwe dukora mu masegonda cyangwa iminota mike ikurikira. Ibi bituma twibaza ikibazo gikomeye: ni iki mu by'ukuri umuntu abona cyangwa yumva muri iyo minota 5 ya mbere? Ese n'umwijima w'icuraburindi cyangwa n'urumuri ruteye amatsiko? Mu munota wa mbere nyuma yo umutima uhagaze habaho impinduka ikomeye mu mubiri. Amaraso ahagarika gutembera, bivuze ko oxygen iba itakigenda mu bice by'ingenzi bigize umubiri wacu. Muri uyu mwanya, nubwo inyuma iboneka ko byarangiye, imbere mu mubiri w'umuntu haba hari utunyangingo turimo kurwana intambara ya nyuma yo kubaho, ariko gahoro gahoro ingufu zigatangira kugabanuka. Iyo hashize iminota 2 cyangwa 3, ubwonko butangira ubuzima gahoro gahoro nk'itara ririmo kugenda rishiramo umuriro. Igitangaje ni uko bamwe mu bahanga mu by'ubuzima bavuga ko muri uyu mwanya habaho ikintu bita flash of memories. Ni nk'aho umuntu yongera kubona ibintu byose byaranze ubuzima bwe mu masegonda make, nk'uko bareba filimi yihuta cyane. Ubwonko bugakora bukananirwa bwa nyuma mu rwego rwo gusezera ku isi. Hagati y'umunota wa 4 n'uwa 5 nibwo noneho habaho itandukana rikomeye. Ingingo z'ubwonko, brain cells, zitangira kwangirika burundu kubera kubura oxygen zigaburira. Aha niho siyansi ivuga ko point of no return, cyangwa aho umuntu atagishobora kugaruka mu buzima bagerageza kumuzura, abigoye cyane. Aha ni umubiri umaze gushyira akadomo ku buzima bwo mu rwego rwo gukora kw'inyama n'amaraso. Iyo dushyize siyansi ku ruhande tukinjira mu kuri kw'ijambo ry'Imana, dusanga urupfu rutandukanye cyane nuko amaso y'abantu arubona. Bibiliya mu gitabo cy'Umubwiriza igice cya 12 umurongo wa 7 itubwira ko iyo umuntu apfuye, umukungu usubira mu butaka nk'uko wari uri, maze umwuka ugasubira ku Mana yo hanze. Ibi bivuze ko muri ya minota 5 umubiri uba urimo kuzima, umwuka wo uba urimo kwitegura urugendo rurerure. Ni igihe cy'itandukana rikomeye, aho igice kidapfa cy'umubiri kiba kigiye guhura n'uwakiremye. Icyo tugomba gusobanukirwa neza kuri Gukiza TV ni uko urupfu atari iherezo ry'ubuzima, ahubwo ari irembo cyangwa inzira, portal itujyana ku yindi si. Iryo rembo rifunguka bitewe n'uburyo umuntu yabayeho n'icyo yizeraga kiri mu mubiri. Muri ya minota 5 ya mbere umuntu atangira kubona ibintu amaso y'umubiri atashobora kubona. Nibwo bwa mbere amaso y'umwuka afunguka, maze umuntu akabona ukuri kose yakunze kwirinda cyangwa yakunze kwizera. Kwifashishije inkuru ya Lazaro n'umukire mu gitabo cya Luka igice cya 16 umurongo wa 22, Bibiliya inatubwira ibintu biteye ubwoba ariko binatanga ibyiringiro. Lazaro amaze gupfa, Bibiliya ivuga ko abamarayika baje bakamujyana. Ibi bishatse kuvuga ko mu minota ya mbere y'urupfu umukiranutsi yakirwa n'ingabo zo mu ijuru zimuherekeza mu mahoro. Inkuru itwereka ko hari n'abahita bisanga mu mibabaro iteye ubwoba. Iyo minota 5 niyo muganura w'iteka ryose ry'umuntu, aho umubiri uba ugitose ariko umwuka umaze kumenya ahazaza habo. Muri iki gihe hari ubuhamya bwinshi bw'abantu bagiye bagira ibyo bita near death experiences, cyangwa abantu bageze ku rurembo rw'urupfu bakagaruka. Benshi muri bo bahuriza ku kintu kimwe: mu minota 5 ya mbere umutima wabo uhagaze, bumvise amahoro adasanzwe atandukanye n'ayo ku isi. Bavuga ko babonaga urumuri rwiza rwinshi cyangwa bagahura n'abantu babo bakundaga bapfuye babategereje muri uwo mwanya w'inzibacyuho. Ibi bitwereka ko uwo muryango ufunguka hagati y'isi n'ijuru ufite ibintu bitangaje amagambo y'abantu adashobora gusobanura burundu. Nyamara nubwo siyansi n'ubuhamya bw'abantu bagerageza kudusobanurira ibi bihe, tugomba kuzirikana ko ijambo ry'Imana ari ryo nkingi n'ukuri konyine kwiringirwa. Siyansi ishobora gusobanura ibiba ku mubiri n'ubwonko, ariko ntabwo ishobora gusobanura aho umwuka ugana cyangwa icyo uburemewe. Ni Bibiliya yonyine duha ishusho ishingiye ku byanditswe, ikaduha n'uburyo bw'ukuri bwo kwitegura urwo rugendo.
Ubuhamya bw'abantu ni nk'idirishya, ariko ijambo ry'Imana ryo ni ryo rembo ryeruye ritubwira aho imyuka yacu izaruhukira cyangwa izababarira. Mu gusoza, niba urupfu ari irembo nk'uko tumaze kubibona, ikibazo gikomeye ushobora kwibaza uyu munsi ni iki: ese witeguye icyo uzasanga hakurya y'iryo rembo? Iminota 5 ya mbere ishobora kuba iherezo ry'ubuzima bwawe hano ku isi, ariko n'intangiriro y'urugendo rw'iteka ryose. Ibi bitwereka ko uburyo tubaho uyu munsi, ibyo twizera n'uburyo tubana n'Imana ari byo bizagena niba urwo rugendo ruzaba urw'amahoro n'urumuri, cyangwa niba ruzaba urw'umwijima n'agahinda. Niba ushaka gukomeza kumenya ukuri nk'uko kwerekeye imibereho y'umwuka, ubuhanuzi bwa Bibiliya n'uburyo wakomeza kwitegura neza, kanda subscribe hano kuri Gukiza TV. Turifuza kandi kumenya icyo utekereza. Wobona uti biba mu minota ya mbere nyuma y'uko umutima uhagaze. Ese hari ubuhamya cyangwa inyigisho waba uzi kuri iyi ngingo? Twandikire mu bitekerezo comments munsi ya video, kandi ntukibagirwe gusangiza iyi video inshuti n'abavandimwe kugira ngo ukuri gukomeze gukiza benshi. Mugire amahoro. Ndabashimiye cyane. Ndi Harindintwari Charles.